Reka nongere ngushimire kandi nguhe ikaze ku murongo wacu wa YouTube channel. Turakwishimiye cyane ko ugiye gukurikirana ikiganiro twateguriye uyu munsi, ari nako dushimira abantu mwese muduha ibitekerezo muvuga muti mwongeremo ibi, mugabanye ibi, rwose turabashimira cyane. Imana ibahe umugisha. Ntabwo dutinda rero, turagarutse uyu munsi tugiye kubagezaho ingingo ikomeye cyane, ingingo ivuga ngo ni gute witwara wagiye gusura iwabo wa sheri wawe. Ni gute wakwitwara mu gihe sheri wawe yagiye kukwerekana iwabo. Iyo niyo ngingo tugiye kuganiraho. Njye rero gutegura iki kiganiro kandi ugiye kukikugezaho ndi Shaddy Nshuti. Niba utarakanda subscribe yikande tugendane, kandi n'ibiganiro tukugezaho ujye bihita bikugeraho, uduha like ndetse na share kugira ngo ibiganiro bigere ku bandi. Hanyuma hasi uze kuduha comment, biradufasha cyane, biratwubaka. Tumenya icyo gukosora, tumenya uko mudukunda, tumenya uko turimo dukora, bikaduha imbaraga. Ntabwo dutinda rero. Iby'ingenzi rero ukwiye kwitaho igihe wagiye kwerekanwa na sheri wawe iwabo, ni ibintu by'ingenzi byo kumenyaho, byo kwitabwaho. Uru rugendo rero ni urugendo rwo kwitaho cyane, kuko igihe sheri wazajya kukwerekana iwabo ni urugendo rwo guha agaciro, kuko uru rugendo rushobora kuguhindurira amateka, uru rugendo rushobora kuguhindurira izina. Uru ni urugendo ruri umusingi w'umushinga wanyu wose. Niyo mpamvu tuba tugomba kurutegura neza mu buryo bwose bushoboka, kugira ngo rugende neza, rutangire neza, kandi ruzasoze neza. Tudatinze rero, ikintu cya mbere tugomba kwitaho igihe tuzajya kwerekanwa na sheri iwabo, ikintu cya mbere ni ukubahiriza igihe mwatanze muzahagerera. Murabizi kubahiriza gahunda ni ibintu bikunda kugora, ariko mwebwe kuri iyo nshuro mugomba kugaragaza ko muri abanyagahunda kandi mwubahiriza igihe. Ibyo bituma babishimira, mutagerayo barambiwe, bitanagaragara nabi. Kubahiriza gahunda. Hanyuma ikintu cya kabiri muba mugomba kwitaho, cyangwa wowe wagiye kwerekanwa na sheri wawe iwabo, kuko warahasanzwe ni we mushya, ugomba kwita ku myambarire. Imyambarire ni ikintu gikomeye, imyambarire ni ikintu gitanga mesaje, imyambarire ni ikintu gitanga ubutumwa ku barimo bakubona. Rero imyambarire ugomba kuyitaho cyane, kuko mu kugusoma uko ugaragara inyuma bazarebera ku myambarire, imyitwarire. Ugomba kubyitaho, hanyuma imyambarire yawe ikagendana n'aho ariho. Aho hantu ni hehe? Ni i Nyarugenge, ni i Nyamasheke, ni Kirehe, ni Gicumbi? Nyine imyambarire igomba kugendana n'urwego rw'aho ugiye, yiyubashye, imeze neza bitewe n'aho ugiye. Hanyuma rero twagiye, wagezeyo kwa sheri wawe, ikintu cya mbere kindi cya gatatu ugomba kwitondera ni ukugenda wariye kandi wanyweye ibyo kurya bitaza gutuma ushaka kujya kuri tuwarete cyangwa ku bwiherero buri kanya. Ntabwo bisona neza. Wageze ahantu uri umushyitsi, uri mushyashya, utangiye kuzana ibintu bya tuwarete, ntabwo bigaragara neza. Ubwo rero ni ngombwa ko ukontorora ibyo uri burye n'ibyo uri bunywe mu rugendo rwawe, kugira ngo bitaza kukurogoya bigatuma ugaragara nabi. Icya kane rero ugomba kwitondera wagiye kwa sheri wawe cyangwa agiye kukwerekana, ni uburyo uri bwitware. Imivugire yawe, niba usanzwe uzi kugira amagambo menshi kuri iyi nshuro, ugomba kwitwararika amagambo yawe akaba ageze, ukamenya igihe uyavugira, ukamenya icyo uvuga, ukamenya icyo ureka, ukitwararika, ukirinda gusahinda, ariko kandi ukirinda no guceceka. Mbese ukaba umuntu uri hagati na hagati, kugira ngo ugaragare neza, kuko buriya iyo uhageze bahera ku ino bakageza ku musatsi, bakwitegereza, bakumva, bakureba. Ibyo bintu ugomba kubiha agaciro, kuko bishobora kukuburisha amanota cyangwa bikayaguhesha. Hanyuma ikintu cya gatanu rero, igihe twagiye kwa sheri wacu cyangwa kwerekanwa kwa sheri, ubwo twageze ku meza. Igihe turi ku meza ugomba kwitwararika. Hari ubwo ugerayo ugasanga batetse wenda ibintu udakunda, cyangwa batetse n'ibintu ukunda cyane. Irinde amarangamutima ugaragaza ngo ugaragaze ko ufite umururumba y'ibyo batetse, cyangwa ngo ugaragaze ko ibyo batetse utabikunda. Gerageza wisanishe nabo, wishimire kubana nabo, gusangira nabo no kuryoherwa na nabo. Ugerageze ntibakubonemo
agatotsi ku meza cyangwa bakubonemo agatotsi nk'umuntu uje mu muryango wabo udahuza no mu bintu byinshi. Uritwararika cyane ku meza, ni ukwitwararika kugira ngo utagaragara nabi. Ikindi rero cyo kwitondera cya karindwi, ngira ngo mwavuye ku meza, hagezweho igihe cya presentation. Uwakujyanye ni ugupresenta, ntabwo ari uvuga ngo mumbona naje mperekeje sheri wanjye, ngo murambona ngo nahakunze. Ibyo ni ukwishanutsa. Uritwararika ahubwo uwakujyanye niwe ugukorera presentation, akavuga witwazanye ni uyu, yitwa uyu, ni sheri wanjye. Donc urategereza uwakujyanye, sheri wawe mwajyanye iwawe niwe ugupresenta. Hanyuma muri presentation nawe akaguha akanya ukavuga amagambo make ashoboka, ntugaragaza amarangamutima yawe. Uri kunyumva abasheri n'abashushu n'abahungu n'abakobwa? Ibyo bintu ni ibintu by'agaciro. Mu ntango bivuga ko twavuze ngo uru rugendo ni urugendo rushobora kukubakira izina, rukaguhesha amanota, rukaguhindurira ubuzima, ukava kuri musore ukitwa umugabo, cyangwa ukava ku mukobwa ukitwa umumama, biturutse kuri uyu muryango wagiye gusura. Urumva reka ari ukwitwararika. Twari tugeze rero mu gihe cyo kwipresenta, ko uwakujyanye ari we ugupresenta, byo birumvikana. Hanyuma nawe ukaza kugira icyo wongeraho gito. Ikindi kintu rero cya munani, buriya iyo uriyo presentation yarangiye, urumva mwamaze gusabana, muri kurya, muranywa, abantu bari kukubona, bari kukwitegereza, uvuga ute, usute, wishima ute, urakara ute, mbese amarangamutima yawe bari kugenda bakwitegereza akantu kose bagasesengura. Nimwe mugomba kwibwiriza gutaha, murabivugana hagati yanyu. Mu muco nyarwanda nta mushyitsi bavuga ngo ngo gira utahe burije. Oya, nimwe mwibwiriza mukadekarara ko igihe kigeze mugiye kuzamuka cyangwa kumanuka, simbizi, ariko nimwe mugomba kwibwiriza gutaha. Hanyuma mukaganira bigana mu mizo ya nyuma, ariko ari mwadekaraye ko mugiye gutaha. Hanyuma ikindi kigana ku 9, ubwo ahari ndakeka igihe mwamaze gusezera mugiye guhaguruka, byashoboka ko hari akagifiti mwateguye, byashoboka ko hari impano runaka mwateguye, ariko nibitanahari nta kibazo. Ariko ntekereza ko ifoto y'urwibutso ntizaburamo, kuko nayo igaragaza urugwiro, umusabano, ibyishimo mwagiranye. Ifoto y'urwibutso byo izahaba ndabizi. Ubwo wowe bajyanye ugomba kwitwararika nyine ukifotozanya, niba ari baramu bawe, niba ari baramukazi bawe, niba ari ba nyoko bukwe, niba ari ba sobukwe, simbizi, ariko akantu k'ifoto y'urwibutso kagomba kubaho. Nabyo bigaragaza ko mwishimiranye, nuko biba bimeze. Hanyuma ikintu giheruka nyine ni ugusezera mugataha, bitewe n'uburyo mwagiyemo nyine, mukabashimira. Kandi buriya gusezera abantu ubahobeye bigaragaza ko mwishimiye, bigaragaza umwuka mwiza, bigaragaza urugwiro. Umuntu iyo umusezeye umuhobeye, hanyuma mugataha bitewe n'ikinyabiziga nyine, cyangwa niba ari ikinyabiziga mwajemo, niba mwitegeye, niba ari amaguru, sinzi, byaterwa. Ariko nyine ubwo habayeho gusezera. Twatangiye inama ko byagize umuntu umusezeye umuhobeye, bigaragara neza cyane. Ni ibintu rero by'ingenzi twari twabateguriye umuntu agomba kwitwararika igihe sheri we yagiye kumwerekana iwabo. Reka tubashimire ko mwadukurikiranye. Njye mwaganiraga ndi Shaddy Inshuti. Hanyuma niba utarakanda subscribe, kanda subscribe aho hepfo kukazogera, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho. Hanyuma uduhe like niba wadukunze, ndetse share kugira ngo ibiganiro byacu bijye biha n'abandi bibagereho. Hanyuma kandi comment zanyu turazikeneye, kuko tuzigenderaho tumenya uko twubaka ibiganiro byacu by'ubutaha. Turabashimire ko mwadukurikiranye. Naho ubutaha. Ciao ciao.